Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim amma ba'd. Ishimwe ikuzo ni bya Nyagasani umurezi w'ibiremwa byose, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa yacu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bavandimwe bantu bankurikiye, abayisilamu, abatari abayisilamu, waba uri umusitari, pfa kuba uri umuntu, ikintu cyangombwa ni uko mugomba kubaganiza ku bintu bitatu. Icya mbere Al-Maisir Casino, icya gatatu Al-Maisir Casino cyangwa se betting, icya kabiri ni ku bijyanye na azina, ubusambanyi, icya gatatu ni ikijyanye no kuri khamur aho basukara, ku nzoga cyangwa se ku bisindisha. Bavandimwe murabizi ahangahe kuri Maisir ku rusimbi, inama nabagira, ibi bintu ntabwo ari byiza, bishobora gutuma bikuvana ku kazi runaka wari ufite cyangwa se ku buyobozi runaka wari uriho kubera ko wabikinye. Inama nabagira ni uko mwabireka. Nuko twasanze haje icyorezo mu bintu bijyanye n'urusimbi, ari ibintu bita akadege gashobora kukubuza ibintu, mu aviyati ishobora kukubuza ibintu ikakubuza amafaranga, ukayisanga wabaye umukene cyangwa ikindi kintu. Rero tugerageza kuba twabireka. Icya kabiri ni kuri azina, ku busambanyi. Ni ukuvuga ngo no muri Qur'an Imana iravuga ati wala takrabu zina, muramenye ntimukegere ubusambanyi. Ariyo mpamvu ubusambanyi bushobora kukuvana nabwo mu buzima bwawe, ukisanga wavanyemo n'urupfu. Ariho nabyo tugomba kubyitondera tukabivamo. Ikindi ni ahamur cyangwa se asukara, ibintu bisindisha nabyo kandi Imana iravuga ati muramenye ntimuzajye mu rusengero mwafashe ku bisindisha. Bavandimwe bari kumva njye amazina yanjye wari ubabwiye kuri iki kiganiro, banyitaga Ndayisabye Akbar, ariko nahinduye izina bitewe nuko papa yari yaranyise izina ritari ryiza, Uwiteka zamani. Abarimu baravuze ati ntabwo ndi Uwiteka, ndabihindura. Ariko kuri social media cyangwa se no ku zindi mbuga ni ukuzajya nitwa Sheikh Pastor Zamatrap. Ni ukuvuga ati ngo ni Sheikh ku ruhande rw'abayisilamu, Pastor ku ruhande rutari rw'abayisilamu, na Zamatrap ni ku ruhande rw'abasitari cyangwa abasani. Nk'uko bavuze ngo Zamatrap ni izina rimeze neza cyane kuri trap. Ntabwo ndi umutrapish, iyo mpano yanjye ntabwo ariyo yanjye. Ariko kuvuga ati hari umuhanzi waririmbye muri trap bita Bushari, yaravuze ati ibazo byutse nawe utunze, n'ibyo utunze nubikunde, ukajya kurira ku iriba, inzozi zikakubera ubusa, mama mia ngira mwiza. Ni ukuvuga ngo n'ibi ngibi nabyo byijyanye n'ibi bintu bitatu twize cyangwa se nababwiye, ni ukujya murankurikira mugakanda share, mukaba subscribe kugira ngo dukomeze duhane advice. Kubera yuko kuri ibi bintu bitatu ari ubuhamya nabitangira, genda umuntu mu kazi kanjye nkorana muri Goyikondi, umuntu wakoreraga amafaranga menshi, nshobora kubanzi, nshobora no kuba narakoreraga na 600 ku kwezi, ariko nimbura ahantu mbese numbura ukuntu nayabona. Ariko icyo cyerezo cyaje ndi kubagira inama mu kireke, niho nanjye nayashiraga, ugasanga ituntu twanya nari mfite nadukoresheje mu rugo buryo, ugasanga abantu barimo ideni. Rero ikintu nababwira ni uko mwakwirinda kugira namwe mutaba mwashwana n'abavandimwe n'umuryango. Aka kanya kuri ubu buhamya nababwira yuko hari n'abagore bacu bari kubikina, abana bacu, abapapa bacu bashobora kuba bari kubikina kuri telefone, bakavuga ati ni game. Mu by'ukuri ntabwo ari game, ahubwo ni igihombo. Dusaba ko Imana yaturinda ibyo bintu. Ikindi, ibi bintu bibiri byo ndabihuza, ku nzoga n'ubusambanyi. Ushobora kuba wanarya ayo mafaranga ukisanga wayaguzemo nk'imodoka, ugasanga irahiye, cyangwa se ukisanga kuko wayariye amafaranga menshi ukajya nko mu busambanyi n'inzoga, ukisanga wakuyemo indwara zidakira. Urugero nanjye ibyo bintu ntabwo byigeze binshuka ngo wenda nkuremo indwara zidakira, niko kugira ngo mbasabe mwirinde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao.